Mwiriwe neza, turagarutse rero ni Peter Claver Rurangwa tuganira kuri filozofi, cyane cyane filozofiya ya Spinoza. Filozofiya rero y'uwo mugabo itangirira ku Mana, niyo principe ya mbere yashingiyeho. Icyo kintu yashingiyeho, noneho akora dediction y'ibindi byose bishoboka. Yaravuze ati niba tubona intebe, niba tubona ibicu, nuko Imana ihari. Ntabwo yakoze nka cya kindi Soren Kierkegaard akora cyo yita leap of faith. Leap of faith ni ugutaruka cyangwa gusimbuka ahantu ubwenge buba budashikira, noneho ugakora leap to leap, gutaruka cyangwa gusimbuka, ugasimbuka ugasingira ikindi kintu. Ni ukuvuga wabonaga vide, utabona k'Imana koko yaba yararemye ibintu, k'Imana yabikwitayeho, ariko ugakora leap of faith, ugataruka. Uwo ni watangije existentialism ahanini, nubwo dukunda kuvuga Jean Paul Sartre. Ni ukuvuga leap of faith igusunikira kwemera ko Imana iriho ugendeye ku kwizera gusa, ubwonko butarimo kubikurura. Bitandukanye rero na Spinoza. Spinoza we rero avuga ko Imana ariyo principe ya mbere, ariko atakoze leap of faith, atavuze ngo afate ikintu cyo kwizera ahite yemera ko Imana iriho, ahubwo yakoze demonstration mu gitabo cye cya ethique, agaragaza neza ko principe ya mbere ko Imana iriho, kandi noneho Imana ikaba ari infini. Niba Imana ari infini rero nta kintu kiri hanze yayo. Urumva se? Niba Imana ari infini nta kintu kiri hanze yayo. Bivuga iki? Ntabwo uri hirya y'Imana ku buryo Imana ishobora kukugirira neza. Ntabwo uri hirya y'Imana ku buryo ishobora kuba igufitiye umugambi. Ntabwo uri hanze y'Imana ngo ibe yarakuremye, ahubwo ni wowe uri pati y'Imana ubwayo. Hakaba habaho ikintu kimwe cyonyine ariyo Mana. Habaho ikintu kimwe cyonyine aricyo Imana. Niba Imana ari infini, nuko ariyo yonyine ihari. Hari ikindi ku ruhande rwayo, Satani, tuvuge Satani ahari, ntabwo Imana yaba ari infini. Ibyo ngibyo mathematically birakunda. Uwo twerekanye hano rero muramuzi, yahoze arimo kuganira ku isezerano, none hari aho yatanga ikiganiro. Ni wa mugabo ukunda gusetsa cyane kandi w'umuhanga koko, turabizi. Yagiraga ati bamwe ndigisha bakavuga bati ubanza ati ujya ku by'ubuntu tukumva wabimenye, cyangwa tukumva niho uganisha, ariko mu mwanya ukabigorondora. Nawe agira ati Imana ngewe turivuganira ikampa ibyo mbabwira, none mwebwe mugashaka kweditinga. To edit ni to amend, to change, to rectify, no guhindura. No guhindura kwa kundi mu kinyamakuru haba hari abantu bandika inkuru, ariko hakaba wenda n'ushobora kweditinga, ariko wenda tureke ikinyamakuru. To edit ushobora kuba ufite text, noneho hagaragazamo amakosa, habonekamo amakosa, ukagira gute, ugaproofreadinga, wabonamo amakosa ukayahindura, bikagenda biba byiza kurushaho. Ni nk'icyo yashatse kuvuga. Ati muri make Imana impa ibintu ngiye nkabyumvikanaho nayo, noneho naza kubibaha mwe mugashaka kubyeditinga. Ni nk'icyo ngicyo yabivuze, ariko aganira. Ariko yanaganira anatebya nk'uko asanzwe, ukabona byo ashaka kwerekana ko byanze bikunze hari abantu bavugana n'Imana by'umwihariko. Iyo rero ese icyo kintu tukemera gutyo, ko hari abantu bavugana n'Imana iba ahantu ikabavugisha, noneho ikabatumaho abandi. Nubwo ibyo bintu ari byo byuzuye muri Bibiliya,
ariko ya mana iri infinite, iri infini, ntabwo icyo kintu cyashoboka. Still turemera yuko umuntu ashobora kumenya amakuru y'ibizaba kuri we cyangwa ku wundi muntu akabitangaza cyangwa ntanabitangaza, ariko bikaba muri bwa buryo. Hari ibiganiro byinshi twagiye tubagezaho tubabwira tuti umuhanuzi avoma he, umupfumu avoma he. Twerekanye ko ahantu bavoma bose ari hamwe, ntabwo umwe avoma, ariko ntabwo tuvuga abahanuzi batubura cyangwa abapfumu batubura, turavuga abo twakita b'ukuri bavuga ibintu bigasohora. Tuvuga ko nta n'umwe wavuganye n'Imana cyangwa undi ngo avugane na Satani, byaba abizi cyangwa atabizi, ibyo ntabwo bishoboka. Ariko Imana ubwayo, kuko twasanze ko Imana ari infini, niyo yonyine iriho. Mu kubaho rero ibintu byose twibwira yuko bitandukanye ni ikintu kimwe afite, ni ikintu kimwe. Habaho rero connectivity cyangwa connection mu bintu byose. Na time twabonye yuko isanzure atari nk'igitebo kimanitseho isaha hejuru, ahubwo isanzure d'abord riba mu muntu. Space and time ni byo ndi Kant yavuze ngo ni données immédiat de la conscience, données immédiat de la conscience. Ibyo ngibyo ni kwa Bergson, ariko bashatse kuvuga kimwe na Kant yavuze ngo ce sont les a priori, les idées a priori. Ni ibintu umuntu avukana. Kugira umenye ikintu cyose icyo ari cyo cyose ugomba kuba wagishyize muri space na time, ariko bitari hanze yawe, ahubwo biri muri wowe. Twihuse rero twabonye ko tuvuze ko ibintu byose biri connected. Niba biri connected bitewe na degree of awareness, bitewe na exercise abantu bamwe bakora, noneho awareness yabo ikaba sharp kurushaho. Ishobora kuba exercice bamwe bakita spirituel cyangwa discipline, bigatuma agira sense bamwe bashobora kwita iz'umwuka, ariko noneho zigatuma hari ibintu ashobora gukurura kurusha abandi. Ariko yabikurura bimwe bikanasohora, ntavugeyo, ntituzamwemerere kuvuga yuko hari Imana iba ahantu mu ijuru bavuganye. Nka bya bindi bya Daniyeli muri Bibiliya yavuze ibyari byananiranye, ibyari byananiranye kurotora inzozi ibintu n'iki, noneho akaza kuvuga ati hari Imana ihishura ibihishwe, hari Imana ihishura ibihishwe, ibintu nk'ibyo. Ariko iyo Mana ntayigeze ivugana na Daniyeli. Twihuse, kuko Spinoza akwereka neza yuko Imana ariyo yonyine iriho. N'Imana ariyo yonyine iriho, ntabwo itandukanye natwe, ntabwo itandukanye nawe, nta nubwo yakuremye. Niba ariyo yonyine iriho, nawe wahozeho kandi uzanahoraho. Mu yandi magambo, vital cycle, life cycle y'umuntu, ubuzima bwe bumeze nk'uko wabona buji uyifite itaraka ukayicana, tukaza nk'aho ari uko umuntu avutse ya buji, nyuma ikaza gushira. Ntabwo buji yahindutse zero, ahubwo yahindutse umwotsi, ihinduka ubushyuhe. Ibyo bintu byose byari bisanzwe biriho na mbere yuko ya buji ikorwa byari biriho ibyigize. Ni ukuvuga habaho conservation, atari ya energy yonyine byandi bya Lavoisier, ahubwo ni conservation ya totalite y'ibihari byose. Turi igice cy'Imana, uri igice cy'Imana waba uri muzima, uri igice cy'Imana waba wapfuye. Icyo ufata gusa ni forume zitandukanye. Umuntu afata forume zitandukanye, ibiriho bifata forume zitandukanye. Dukubise tubangura rero, twashakaga kwerekana ahanini yuko nta muntu ufite
iki ufite authority ku bandi, ababwira ati dore njyewe Imana ivugana nanjye. Ahubwo niba dushaka kuzamurana tubwire abantu tuti umuntu yamenya gute, ibiri kure kandi sinakure ye, yamenya gute ibiri kure. Niho rero Baruch de Spinoza tuba dusobanura filozofiye, ni umuyahudi wakuriye ahanini akaba mu Buholandi mu kinyejana cya 17, yerekana neza ko habaho 3 levels of knowledge. Habaho ubumenyi buba mu nzego 3. Urwego rwa mbere ni imagination. Imagination ni nko kundi bakubwira ngo ariko abantu b'inzobe bitwara gutya, abantu birabura bitwara gutya, abantu bagufi bitwara gutya, abantu barebare bitwara gutya. Abakinnyi ba siporo, abakora siporo bakunda kubigenza gutya, abatayikora bakunda kubigenza gutya. Iyo ni imagination. Atari ko imvura ikubiye muri biriya bice igwa inaha, iyo imvura ikubye iturutse hariya hirya ntabwo ijya igwa hano. Icyo rero ni imagination, kimeze nk'ibihuha. Ni urwego rwa mbere, nabwo ni ubumenyi ariko ni urwego rwa mbere. Urwego rwa kabiri rero ni logics. Logics cyangwa hahandi hakorera science. Science ukavuga ati iyi ni scientifically, iyo ufashe wenda tuvuge COD ni iki, carbon na oxygen ebyiri atome bitanga molekile y'amazi. Urumva? Y'amazi. Icyo ngicyo ni scientific. Ubwo ni urugero mvuze rwa science rukoresha logique n'ibindi byose dusanzwe dukoresha muri science. Ibyo ni urwego rwa kabiri, ariko hakazaho urwego rwa gatatu. Urwego rwa gatatu rero niyo science ikomeye cyane, babahanuzi bakoresha, nibwo bumenyi. N'umupfumu nibwo akoresha, ariko akaba yakubeshya ko afite ubundi bubasha. Urwego rwa gatatu nibwo bumenyi buri sure kurushaho. Ni igihe ufata the nature of reality, the nature of God. Ni ukuvuga igihe ufata kamere y'Imana bwayo. Niyo handi umuhanuzi ashobora kuguhanurira ibintu, niyo wamufatiraho icyuma akavuga ati bino bintu niko bizagenda, kandi koko bikagenda kwa kundi. Bikagenda kwa kundi. We rero aba yumva ngo buriya ngo byaturutse mu ijuru, kuko aba afite level of certainty cyangwa level ya certitude ibiri hejuru cyane, kuko yafashe kuri kamere y'Imana iri direct, kandi ni nayo kamere ye. Nicyo bita rero ni intuition. Intuition ntabwo ijya yibeshya, kuko ntabwo ari reasoning. Reasoning ni indi ya scientific y'urwego rwa kabiri, ariko intuition ni urwego rwa gatatu. Mbese urwego rwa mbere ni imagination, urwego rwa kabiri ni reason, urwego rwa gatatu ni intuition. Niho umuhanuzi w'ukuri akorera, niho umupfumu w'ukuri akorera. Ariko iyo bongeye bagafata intuition bakavangaho imagination, bashobora kukubeshya noneho. Twihuse rero, izo level of knowledge zitweretse neza ko nta muntu n'umwe waguhagarara imbere ngo yavuganye n'Imana. Spinoza yifatiye igitabo ibitabo twita ibya Mose, ibitabo byo kuva, yerekana neza ko ari ibintu byagiye byandikwa mu bihe bitandukanye. Iyo ufashe nko mu gitabo cyo kuva, yagaragaje neza aho Mose avuga ati, yandika ati Imana yajyanye Mose ku musozi wa Moriya, ni Moriya, ntabwo ari Moriya. Noneho yajyanye ku musozi ahantu ngo irahamwicira, imuhamba ahantu ngo kugeza n'ubu nta muntu uramenya aho Mose ashyinguye,
kandi ibyo bintu byanditswe na Mose. Ese Mose yakandika ngo kugeza n'ubu nta muntu uramenya ahantu Imana yashyinguye Mose, ngo yamweretse igihugu cy'amasezerano, imujyana ku musozi, iramwica, iramushyingura. Ngo kugeza n'ubu yakandika ijambo ngo kugeza n'ubu. Hari n'ibindi byinshi bigaragara yuko izo topic twagiye tuzigarukaho, yuko rwose atari Mose wanditse biriya bintu. Ubwo ni kimwe twari dushatse kugarukaho ku bijyanye n'Imana rero, kuvugana nawe. Mose nanone akavugana n'Imana ikamubwira iti ntabwo uri bundebe mu maso, cyo koza genda wihishe muri ruriya rutare uze kundeba mu bitugu. Ese Imana ifite umubiri nk'uw'abantu ku buryo igira imbere n'inyuma? Niba Imana ari umwuka, umwuka ugira imbere n'inyuma, umwuka ugira mu bitugu. Ibyo ni ibintu byinshi cyane, ariko byibuza Spinoza yaduhaye inzira yo kumviramo Imana no kumviramo reality. Uyu twagaragaje rero akunda kuvuga kuri ntabwo ari kuri Nietzsche, kuri Einstein. Einstein bamubaje ese wizera Imana, aravuga ati I believe in the God of Spinoza, in the God that does not concern himself with the realities of our life. It manifests himself or itself through the harmony of all things that exist. Muri make ngo arebe, ngo yizera Imana ya Spinoza, niko yavuze, I believe in the God of Spinoza, ngo yigaragaza mu bintu biriho, muri harmony y'ibintu biriho, kandi Imana idahemba, Imana idahana, Imana itari hanze yacu, Imana idasengwa, Imana itayobokwa, Imana idatoranya, ariko ababo n'abatoni. Kuko iyo tuvuzeho rero ajya aganira kuri Einstein akamuvugaho koti nyinshi cyane, reka tubonye umwanya natwe wo kumuvugaho, ariko si we wenyine dushatse kuvugaho, ahubwo n'abandi bose bita abahanuzi bavugana n'Imana n'abapfumu bumva ko bari special. Murakoze.